mutahira ba kameramani bakora akazi kabo kuko ufotora beza niyigora kandi no foto wayijyana kuri banki bakaguha inguzanyo rwose. Nuko bageni bahire rero muzabyare muheke muzabyare hungu na kobwa muzagira urugo rugendwa sosisi sosi n'isombegera bisimburana mu masorori. Yehe 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 umva ijambo ryahiye we ye kandi burya ryahiriye abarigenda batarigenda bahinzira ibirenge bambariye bambeshya ngo urugamba niruza ruzamara abashumba uzaza urebe nsindagira uwamaye nshinga intege abatabizi batsindagiza amagambo ngundira ngabo yanze uruhinja mu ruhinga rwa kinira imwe yatese basora agahinda yigiza mutari uzaza ureba umurera abandi mu ngaho wari utica umugambi ndatirwa abahizi warera umujyanama n'inka ya namba. Ayo niyo mahamba. Umubyeyi urabizi ndi mu bantu bavutse bwa mbere ku isi Yesu avuka twari turi kumwe mu rwuri. Burya abashumba tubabara icyaha cyo konesha ariko nigiza tubabara icyo gutukana. Ubwo rero nimba ari aho natukanye muraza kumbabarira. Mubyeyi rero mvuye muri uriya muryango bambajije ngo umukobwa baduhaye tuzamufata dute, nanjye nabashubije nti tuzamurinda jido ahubwo tumuhate nido. Ubwo rero nimba ari aho nakoze nabi wanyuzamo ebyiri, nimba nakoze neza kanyihera umugisha nkasubira mu rwuri kureba ngabo nasizerera. Bamwe batanze impano zabo mu butumwa bugufi abandi bazitanga kuri mobile money ariko nanjye impano yanjye nk'umutahira ndayizanye nkahita nyibashyikiriza nkabwira ati bageni bahire rero munkundire mujye juru murebane mu maso nanjye mundebe. Data bano bageni bacu mbarebye mu maso mbabonyemo akana mu jisho mbabonyemo Fisi na Fiyete Jire na Gisele ariko nibashaka azabyare na Joseph. Bageni bahire rero muzabyare muheke muzabyare hungu na kobwa muzagira urugo rugendwa muzagira abana babanira sosisi sosi n'isombegera bisimburana mu masorori n'abasore bose basange mudasanzwe. Nuko ba kameramani bakora akazi kabo kuko ufotora beza niyigora kandi no foto wayijyana kuri banki bakaguha inguzanyo rwose n'ufite gatusha na gatorosha izamure ntawe umuseka. Nuko reka nongeye ngusuze kandi ngohereze ikaze ngushimire cyane wowe wakoze subscribe n'utari gukora mbwire ngo niwo mwanya uyikore ujye natwe ibiganiro bigiye bitandukanye. Iyi ni Yawe TV twaba tugiye kwakira umwana w'umusore hano mureba nuko muri yarakaye gusa bimeze bite? Nagira ngo utangire bwira abadukurikiye tuze kuganira abantu baze kumenya ko uwo ari turimo turaganira rindi muri kuganira nitsenga mu kizabarandira igitaramo narimo baraberengo cyitwa n'ibintu nanze guhirwa yacu baburaye ku rugamba rw'abagabo mbanze imbere icumu ryanjye ni ngo umuhito wanjye ni intana bato undi umusore utari umusizi utari umusazi kandi nitsenga mu kizabarandira guma 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 senga umukiza exos. Ngira ngo wivuze neza nzi ko nibuze kubiheraho nkurikije ukuntu wambaye kubera iki ubundi waje bambaye gutya hari byo tuza guheraho nuko uri umusizi. Ndaza kugira ngo wenda tuze kugira gusobanurira abantu neza tumve ko nawe bisobanukiwe ubona nk'abantu mungana ukurikije imyaka ufite abenshi sinibaza ko batazi ubusizi icyo ari cyo. Nk'umwana mungana wenda wakuze yibereye imbere ya televiziyo ya katuni ujya uzireba nawe wamubwira ko ubusizi ari iki? kandi akaba kijyanye nyine n'umuco gakondo akaba yahinda umuvugo kivugo akaba yenda abavuga amazina y'inka okay. Senga umukiza harya exos kadukoresha senga umukiza si riza gufitinga mu busizi. Okay, nsenga umukiza
urabona ko bigaragara ko uracyari mutoya. Ufite imyaka ingahe? Wiga mu wa kangahe? Mu kane segonderi. Tumva yarangije ukiri umwana. Warabitsinze neza se? Okay, aho ni sawa. Impamvu rero twagutumiye twifuje kuba twaganira nawe nuko hari video yamperutse kubona irimo iratrendinga ku mbuga nkoranyambaga, urimo uravuga amahamba n'amazina y'inka mu bukwe, rwose abantu bakwishimiye cyane, ngira ngo warabasekeje. Ndavuga ati rero uyu mwana, nabonaga muri comment barimo bavuga ati se uyu mwana turamushaka, turabona nimero ze, bavuga ati nta mahirwe imeze kugira ngo nawe impano yibyaza umusaruro. Niyo mpamvu twagutumiye kugira ngo tuze kubyinjiramo neza. Ndagira ngo ugire nk'akantu kakivugo karyoheye amatwi y'abantu, ubanze bakangure ubureke ko ari we wawundi babonye. Akantu ubundi ni ukubanza nkanabibwira nanone. Yego, jya mbere. Ubundi njyewe ushatse wanyita Sa. iyo sa ni ukuvuga iki? Sa ni ukuvuga iki? Nsemukize Exauce, mukira hafi y'isoko na centre de santé, bacaka hafi y'urukasumbu, urumva byose ni sisi. Ubwo byangiye mu maraso no mu misokororo, burya mu gisirikare ndi umusivili singiye kwirarira, ariko nawe uzambona muri force. Ubwo ngubwo ari n'amazina yanjye. Aya ni amazina yawe. Akaba Sa. Sa. Nuko rero twagiye Sa. Hari undi muntu witwa Sa uzi? Undi? Ntabwo uzi Sa Alex Ferguson? Sa Alex Ferguson? Ntabwo ujya umwumva? Hari n'undi muntu witwa Sa waje. Mu Rwanda ufana iyihe kipe? Aha, bihise bihura neza. Jangwane se uramuzi? Jangwane? Ntabwo uzi umuvugizi w'abafana ba APR witwa Jangwane? Muri iyi minsi nashyize akantu bita Sa. Ni Sa Jangwane, none na Sa Sanze Umukiza, Nsenga Umukiza, byose ni Sa. Turi kumwe na Sa. Ngaho waramaze kutwibwira, ngaho ugira kandi urenzaho ubundi abantu bumve ko turi kumwe n'umutaramyi wacu Sa. Kambabwira amazina y'inka. Yego, jya mbere. N'Imana Rugambi ntega baganiza ikabincoza mu migo y'u Rwanda. N'Imana mira umujyanama n'inyamibwa nkunda, ngo imbabazi abahizi amabere maremare cyane rw'igemenwa n'ishonga rufite icyasha muganga, ngo derasa rikishirye iburyo, iry'imoso rikayibana umutuku, nderirakamira abana abatindi bakeneka. Yanze kugera imihanda nga kugera imahanga, ngo izaterekana uruhanga, ngo izatera Rwanda babe nka n'abantu. Dore mata bugabo ngirataye ivumera, gwita ikarame mu ngeri mwiza, banguka n'ingishi n'inkongoro turinde ubwori bibonda. Kenya mirogaro wazana rumenanga bagiye imahanga isange za mutaramirwa zitaramanya zitinuramirwa mu nziza gubwitambika ibwomagera amagaje iri inyuma. Kenya mirogaro wazana rumenanga ibika mu gitondo nimugoroba naho mu gaseso k'inkoko niza. Tukira aho ngaho usubiza ikibazo abantu benshi bagiye bibaza kuri wowe, bavuga ngo muduhe nimero z'uwo mwana turazishaka cyangwa se turamushaka, kugira ngo tutaza kuzivuga inyuma ugasanga hari utarangije ikiganiro. Hita ukomereza aho ngaho ibindi utabivuga nyuma. Nimero wansangaho no kugira umbone ni ku munara wa MTN kuri 079 6 7 12 52. Kanyisubire mu 079 6 7 12 kandi bana muri mobile money. Ibaruye kurinde. Uwimuhe Jeannette n'umubyeyi wamaye impagarika Imana mu bugingo. Nuko Imana imwongerera imbaraga. Abadukurikira iyo nimero ngira ngo n'ubundi umwana ugiye kujya ku ishuri akeneye ibikoresho kugira ngo agende ku ishuri ameze neza, azanabitsinde. Ngiri muri Momoneka babwiye rwose ukanza akanyenyeri umwana akajya ku ishuri yishimye, byatuma kurikira amasomo neza. Ndabeshyana? Ngubeshya. Okay, reka rero tugaruke mu kiganiro cyacu nk'umusizi, nayo ndibuze kujya mvuga nk'abasizi mukuntu kugira ngo tuze guhuza mu kiganiro n'ubwo bitari byinshi cyane. Si byo Sa? Nibyo. Iyi nganzo yikomora he? Iyi nganzo nyikomora kuri sogokuru. Kuri sogokuru. Gute rero? Ko
nagiye kumusura nsanga arabikora. Mbibonye nanjye ndabikunda, ariko wese yabikoraga nyine ngo ajye mu bukwe, ngo yabikoraga we yagiye kuragira. Nanjye nagiye kumusura nsanga arabikora, nanjye ndabikunda, ndamubwira ngo nshaka kubyiga, anyigishaho dukeya, maze ngarutse i Kigali nanjye ngenda nshaka ibitabo bimwe na bimwe, ngenda ndeba n'abandi bandusha mbigiraho. Ni igitabo wasomye kirimo ureke bavuga amazina y'inka ni iki? Ntabwo nyibuka neza, ariko igitabo nigeze kuvuga amazina y'inka muri Maison de Jeunes, maze ni umusaza wakimpaye, ariko cyari gishaje sinigeze mbona neza izina ryacyo, ariko nabisomyemo bimwe na bimwe. Okay. Uragiye umusaza bagukubise inganzo, uravuga ati reka ngende nyibyaze umusaruro. Bigutwara igihe kingana iki kugira ngo witoze? Ubifata mu mutwe wenda niba nk'izina ukarifata mu mutwe, niba ari amahamba ukafata mu mutwe, cyangwa biterwa n'ahantu ugeze? Uburyo bigenda bisanga unakora imyitozo nyine ubirepete, bimwe na bimwe hari ibyo aba ari ibyo gufata mu mutwe, ariko hari n'ibindi utafata mu mutwe, bisaba ngo nimba ugiye ahantu ukabona uko bimeze aba ari kuvuga nyine nawe ukabyikurira mu mutwe. Nk'amazina y'inka iyo hari igihe uyahimba cyangwa se ukayasoma, cyangwa umuntu uyazi akayakwigisha. Uruvuga ati igihe ugenda ukabihimba bitewe n'ahantu ugeze cyangwa se ibyo uri kubona aho ngaho. Uyu munsi uri kuri Yawe TV, nk'ubu ngubu ugiye kuvuga wabivuga gute? Nyine nk'ubu ngubu ngiye kuvuga sinazanamo ibintu by'abageni, kuko hano si turi mu bukwe, kandi aho kavuga ushyiremo izina Yawe TV. Yawe TV. Nk'ubu ngubu nshobora kuvuga ngo yenda ngiye nko gushima Yawe TV, nkaba navuga ntikaraza. Tubaza kukagarukaho nyuma ugenda ugatekereza ukuntu ukegeranya. Najye noneho udusobanurire, hari abantu benshi batazi gusobanukirwa nyine bavuga ngo amahamba n'amazina y'inka bitandukaniye. Ubundi amahamba yo aba ari ukuririmbira inka. Ni ukuririmbira inka. Ni n'amazina y'inka aba ari ukuvuga nyine amazina yazo, kuzita ukazirata. Biriya twakoze mu kanya ni amazina yazo. Ni amazina yazo. Okay, none reka tugera ku mahamba twumva ukuntu yavuga. Nta kibazo. Yehe 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 yehe, umva ijambo ryahiye we, kandi burya ryahiriye abarigenda, batarigenda bahinzira ibirenge. Bambariye bambeshya ngo urugamba niruza ruzamara abashumba, uzaza urebe nsindagira uwamaye nshinga intege, abatabizi batsindagiza amagambo. Undira ngabo yanze uruhinja mu ruhinga rwa kinira imwe, yatese basora agahinda yigiza mutari. Uzaza ureba umurera abandi mu ngaho, wari utica umugambi ndatirwa abahizi, warera umujyanama n'inka ya namba. Ayo niyo mahamba. Okay. Byose muze yabikwigishije? Bimwe na bimwe. Muze yanyigishije amahamba, amazina y'inka, amahamba nayo ngenda nyumva. Nko ku ishuri ubona abandi bana bagufata gute bikurikije uburyo ki uzimo Ikinyarwanda, uburyo ki ubikora? Ku ishuri bundi nanjye kugira ngo Imana yanjye igaragaye ejo bundi narabikoraga, ariko abantu batazi ko mbikora. Ubwo no ku ishuri ababaga babizi ni nka bakeya, yenda tubyinana nko mu itorero nibo babaga babizi, ariko abandi nyine batabizi batazi ko mbikora. Ubu nusubira ku ishuri ubu ngubu vakansi barahitinze?
hiti yaje umva nta kibazo bizagutera mu myigire yawe? ntacyo byantera kuko byose ndabifatanya kandi bikagenda neza. Byose bikagenda neza. Nk'abantu babyinana mu itorero harimo ababyina bisanzwe, harimo abavuga amazina y'inka n'abatayazi. Ubona ku mwana ungana nkawe bisobanuye iki kuba uzi gukora ibintu nk'ibi ngibi? Ikintu bisobanuye ko n'umuco wageze ku bato. Bivuze ngo amazina y'inka ngakorwa n'abantu nyine bakuru bashaje ngo nibo baba babizi. Abantu benshi bikunda kubatungura kubona nyine umwana uvuga amazina y'inka, kuko baba bazi ko nyine bikorwa n'abasaza gusa, si baba bazi ko n'abana babishobora. Rero nko kubona umwana abikora biba bishatse kuvuga ko nyine umuco no mu bato wagezemo, umuco ntugacike. Urakoze cyane. Hari abana usanga mungana batabikozwa, batabizi, usaba bari muri twa tundi tugezweho nyine turi moderne. Hari abo ujya wigisha kugira ngo babe bagera ikigenge mu cyawe? Hari n'abo nigisha nanjye. Hari umwana nafashe nanjye ndamwigisha, ubu nawe ajya mu bukwe. Nihe mujya mukorana? Hari akavideo kawe karimo kagiye muri iyi minsi kari gutrendinga, ari nako twaheruka reka dutumire uyu musore tuganire natwe, tubwire ku mazina y'inka, atubwire ibyo akora, uburyo abikoramo, kugira ngo binorohere n'uwamushaka wese kugira ngo amubone. Urakaza ku kavideo? Ndakaza. Ibintu se wavuze urabyibuka? Bitubwire bamenye ko ari wowe. Ibintu navuzemo akabashimishije, nagiye ku bageni ndababwira ati ndagira ngo uhere ukavuge, ariko uvuge na kandi hari ukuntu mujyamo iyo mugiye gutanga inkuyu ku basaza. ndagenda nk'iyo ari ku ruhande rw'umusore. Hari biba bitandukanye iyo wavugiye ku musore cyangwa wavugiye ku mukobwa? Iyo nyine iyo wagiye mu bukwe ucutsa ku musore, ugacutsa no ku mukobwa. Ubwo rero nk'iyo nagiye ku musore, hari igihe mvuga ngo mubyeyi urabizi ndi mu bantu bavutse bwa mbere ku isi, Yesu avuka twari turi kumwe mu rwuri. Burya abashumba tubabara icyaha cyo konesha, ariko nigize tubabara icyo gutukana. Ubwo rero nimba ari aho natukanye muraza kumbabarira. Mubyeyi rero mvuye muri uriya muryango, bambajije ngo umukobwa baduhaye tuzamufata dute? Nanjye nabashubije nti tuzamurinda jido ahubwo tumuhate nido. Ubwo rero nimba ari aho nakoze nabi wanyuzamo ebyiri, nimba nakoze neza kanyihera umugisha nkasubira mu rwuri kureba ngabona sizerera. Nkahita njya ku rundi ruhande nkabwira ati data, burya Imana yanyihereye amagambo abantu bagiye kuyanziza iravuga ati jya vuga ntacyo bazagutwara, n'ubundi ejo bundi waba barushywa n'ubusa. Ngomeje kuyitegereza irambwira ati ko ibyo wansaba byose nabiguhaye, ikindi ushaka ni iki? Ndayibwira ati Mana nyagasani rugira rugaba, ibyo ababyeyi urubyaro n'abana bigaba uko ushaka, ariko njye nagira ngo nkwisabira akantu kamwe kitiki, nyera kwisomera imitima y'abakundanye, ariko irambwira ati ntuzumvirize iyo abaryamye. Mubyeyi rero ndagushima, namenye amakuru y'ukiza twabakoye mwazishimye, ndetse bidatinze mwatwemerera n'indongoranyo. Igicaniro cyane kikazime, irembo ryanjye rikomeza riturikemo abakobwa beza. Iyi nkuyo nkuhaye rero harimo utwatsi dutatu, umushishiro, umuhurura n'umucaca. Umushishiro ntuzatuma inka zikomeza gushisha, umuhurura ntuzatuma abahungu b'iwacu bakomeza guhurira abakobwa b'iwanyu, umucaca ntuzatuma inka zitazacika mu muryango. Nkundire unyihera umugisha nsubire mu rwuri. Nuko wari tukomeza ugeze ku bageni cyangwa maze nkubaze? Aho ngaho mpita njya ku bageni, yenda ndakubariza rimwe nta kibazo. nkaba navuga ati bamwe batanze impano zabo mu butumwa bugufi, abandi bazitanga kuri mobile money, ariko nanjye impano yanjye nk'umutahira ndayizanye, nkahita nyibashyikiriza nkabwira ati bageni bahire rero munkundire mujye juru, murebane mu maso nanjye mundebe,
data bano bageni bacu mbarebye mu maso mbabonyemo akana mu jisho, mbabonyemo Fisi na Fiyete, Jire na Gisele, ariko nibashaka bazabyare na Joseph. Bageni bahire rero, muzabyare muheke, muzabyare hungu na kobwa, muzagira urugo rugendwa, muzagira abana babanira, sosisi sosi n'isombe byara bisimburana mu masorori, n'abo basore bose basange mudasanzwe. Nuko hari akandi wavuze ngo abageni ifoto hari igihe mpita babwira ati ba kameramani bakora akazi kabo kuko ufotora beza niyigora, kandi no foto wayijyana kuri banki bakaguha inguzanyo rwose, n'ufite gatusha na gatorosha izamure ntawe umuseka. Nuko baravuga ati guma guma, iyo mutashye tavuga ati hari ukuntu mutaha muri ko muragenda muri gusoza, umwe akavuga ati ngaho ndatiriza iwanyu wa mugabo we, aho ngaho nyine tuba turi nko mu mahamba. Asoje kuvuga nawe akahita akubwira ati ratiza iwanyu, nawe ukahita uzirata wigaragaza mbone kuko bazi bikurikira. Aho ngaho aba ari imbere mu mahamba, ntacyo komezaho byose ni ugutarama tugira ngo abantu bagere bamenye ukuntu bikurikirana. Mbere urabanza ukavuga amahamba, nkaba navuga ngo yenda mbere utiruziga umugabo rwanzu ngayaroni urayitwaza ruzindaza, ngarutsaga ibaye ku rukari yarubangukiye dawe uri mu ijuru ya rukunga, nkumbuye inyagarutini yamageragera yogeye inkamagaza amazi akakazayigera mu nda inshwi uwa ngaho ratiza iwanyu wamutahira, ntakahita avuga. Yasoza nanjye akabambwira ati nawe ratiza iwanyu wamutahira, nkongera nkasubiramo. ngira ngo kubyo wavuze byose reka wenda nkubaze mu tubazo nka tubiri. Hari abavuze ngo urababwira ngo Imana yampaye impano yo kumviriza imitima y'abakundanye, ariko irambwira ngo ntuzumvirize abaryamye. Bishatse kuvuga iki? We nyine Imana yamaye kureba abantu bakundana nuko biyumvamo, nuko biyumvanamo, ariko irambwira ati ntuzumvirize aba ari mu cyumba nyine ibyabo bari gukora ntibizakurebe. Hanyuma avuze ngo izo twakoye mwazishimye, mwatubwiye ko mwanatwemereye indongoranyo. Indongoranyo bavuga iki? Indongoranyo nyine ni ya nka izagira ikaba yahura n'indi bikaduha akanyana, bikaduha umutabo. Ntabwo ariyo ndongoranyo. Warabiborotse ntabwo ubizi? Oya, bimwe na bimwe mba nabiborotse cyangwa narabikuye ku bandi bantu. Indongoranyo rero iyo wakoye nawe baguhereza izikomoka kuri za zindi wakoye, iyo bita indongoranyo. Ubwo ngubwo inka wakoye iyo ibyaye baguha barakurongoranya, niyo bita indongoranyo. Ngo bashobora kutarindira ko ibyara bakaguhereza indi, ariko ni muri ubwo buryo. Nibyo bita indongoranyo. Ubutaha bivuga bavuga ati ndanabizi icyo bisobanuye. Sibyo byiza se? Nibyo byiza. Izindi mpano ufite uretse kuba wavuga amazina y'inka n'amahamba, izindi mpano ufite ni izihe? Ibindi bintu uvuga ati ibi ngibi iyo mbigezemo mbyisangamo kurushaho. Izindi mpano mfite ari nko kubyina traditional dance, kubyina kinyarwanda. Icyo uvuga gakondo, hano turi mu kinyarwanda, twataramye kabaye. Sibyo sa? Kubyina gakondo no kubyina imbyino za kizungu. Za kizungu. No kuvuza umutagara. Kuvuza umutagara? Umutagara ni iki? Ni kumwe nyine muvuza ingoma muri kumwe muri nko ku murongo mukavuza ingoma nyine. Ziriya zo kuri paruwase? Oya, ziriya gakondo nyine, ingoma gakondo. Sese bavuza ku munsi mukuru kuri paruwase cyangwa mu birori? Hatari ziriya drum, izira z'imirishyo. Nizo ndi kuvuga. Ubona zo kuzivuza? Nyamara ari ndende buriya ntabwo zigusumba. Haba harimo intoya. Hatari na moderne rwose. Ubwo ni imbyino za kizungu ku bantu nkanjye batazi indimi z'amahanga. Za kizungu. Amapiyano hano rwose, harya ibindi babyita gute? Ni shoki, ni biki bya bindi byose byo mu byo.
hari amapiyano, hari afro house, hari densoro, hari b-boy, break dance, n'izindi zitandukanye. iyo wiyumvamo cyane ni iyihe? Zose uragerageza. Indirimbo igezweho muri iyi minsi ukunda ya kizungu ni iyihe? Mazi ya nyanja. Mazi ya nyanja. ngo turirimbireho. Mazi ya nyanja, mazi ya nyanja we, uzangira umusazi ntoresha amashashi. Mazi ya nyanja, mazi ya nyanja we, uzangira umusazi. Shikibamba, shikibamba, ba ba, shikibamba mba 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 mba, shikibamba mba mba, shikibamba. uramo hariya ni umutaga. hariya za ngoma bambwiye ngo bazita umutagara. umutagara. kari kanje butse ndirimo ni yande? Ni ya Kevin Kade. uramukunda? ninde muhanzi ufana hano mu Rwanda? Umuhanzi mfana Kevin Kade, Chris Easy na Bruce Melody. mu bakobwa ufana nde? muri female artist. Abakobwa mfana Ariella Ways, mfana na Kamariza. Kamariza aho ngo leta umbwira akaririmbo ka Kamariza ukunda, sibyo? Mfana nyine n'abandi bahanzi baririmba indirimbo gakondo. nkande na Ruti Joel. akarimbo ka Ruti Joel uzi n'aka Kamariza ni akahe? twombi uturimbira agace gato waba wumva wiyumvamo cyane. Ya Ruti Joel yari ngigikobwa agora mukira cyane kagira imana igikobwa. uzi no kukabyina? nyine ukabyina muri Kinyarwanda. nyine ibyo mvuga nanjye twagiye magarare ushaka kubyina wicaye ngo ntaho byina yicaye ariko kugira ntakugora karirimbe gusa birahagije. igikobwa ndakuramukije cyane kagira imana igikobwa ariko suraje inzobe idanda igikobwa. Kamariza Kamariza kuziririmba birangora. Ako se hari n'indirimbo baririmba ngo nyange muhorakeye, ni iya Kamariza. bijya bincanga